byose bimeze nk'imisozi imbere yacu maze tugatambuka niwe umwami uhindura ibikomeye akabibwira byose bimeze nk'imisozi imbere yacu maze tugatambuka
amagambo bakubaho tukajyayo mwami bakubaho tukajyayo mwami wariho ufite amagambo ayitwa kumuntu tukajyayo kumuntu tukajyayo wariho ufite amagambo bakubaho tukajyayo bakubaho tukajyayo mwami bakubaho tukajyayo mwami wariho ufite amagambo bakubaho tukajyayo mwami bakubaho tukajyayo mwami wariho ufite amagambo y'ubugingo barakubonye mwami imigambi myiza ikujya utandukira ugakora ibibi byinshi kandi uzi neza aho yavugiye ni kure cyane ni kure cyane Uwiteka Imana Nyiringabo ishobora byose yakuremye gukunze igufitiye sawa imigambi myiza ikujya utandukira ugakora ibibi byinshi
twacunguwe na Yesu Kristo igihe yari Golgota ku musaraba. Mbese amaraso yamenye uy'agaciro kayakwiye mugenzi. Mbese amaraso yamenye uy'agaciro kayakwiye mugenzi. Tuza uce bugufi wemerere Kristo akubabarire. Kiragatuza muri mwaka wa 2024 ufitiye imigambi myiza niyo yakuremye, wemerere ayisohozemo. Tuza uce bugufi wemerere Kristo akubabarire. Niwe ugufitiye imigambi myiza, wemerere ayigusohozeho. Ashimwe. Niwe udufitiye imigambi myiza, tumwemerere ayigusohozeho. Itorero ryose, isi yose, niwe udufitiye imigambi myiza, tumwemerere ayigusohozeho. Tuza uce bugufi wemerere Kristo we akubabarire. Yakoze byinshi byatuma tumwizera tukamwiringira. Icyakora mwebwe bose mwizeye izina ryabaye ubushobozi bw'abana b'Imana. Ayo torero wa Kristo dutuze, isi yose dutuze, duce bugufi twemere Kristo atubabarire. Rwose igihe kirageze kandi kirasohoye, Yesu akagaruka agatwara itorero, kandi twese tuzabazwa ibyo twakoze. Imirimo yacu igomba kuzaduherekeza ari myiza Yesu. Tumwemerere atubabarire, niwe udufitiye imigambi myiza,